numvise mu by'ukuri amagambo ya Sumbirigi atagenda ntayakozeho reaction. Sumbirigi yavuze ko abantu barwanya ubutegetsi bari mu byiciro bibiri. Yavuze ko bamwe ari abahuze inshingano, ko ari n'abahuze mu gisirikare cyabo. Avuga ati generali, ati majoro, ati wiyambura umwenda akagenda kuko yananiwe inshingano. Avuga no ubwo abo ni abatutsi avuga, bagenzi babo bafatanyije intambara bakagenda. Avuga no ku bandi ngo bafite ingengabitekerezo ya jenoside bifuza kuzakomeza gukora jenoside. Ubwo abo ni abahutu yavugaga, ngira ngo tujye tunabivuga neza. General Kabarebe rero buriya we yifitiye ikibazo mu mutwe we. Ibijyanye n'ibibazo afite mu mutwe we ntabwo nirwa mbitindaho cyangwa mbigarukeho ko nawe ubwo wabivuze ko ari Bamporiki wa kabiri. Ni Bamporiki wo mu batutsi twifitiye natwe. Ubwo na Bamporiki wundi nawe akaba ari hariya nawe ujya uvuga ko ujya unabyivugira. Ariko reka nsubire kuri General Kabarebe. Birazwi hose ndetse n'abo bana aba arogotwe imbere yabo nabo barabizi ko FPR yarenze ku mahame yayo. Bizwi hose ko impamvu zo guhunga mu Rwanda zuzuye. Kuba rero Sumbirigi atabibona ko general akwiye guhunga, ntabone ko major akwiye guhunga, ahubwo akavuga ko ari uguhunga inshingano, ari ukunanirwa kuba atakibasha kubahiriza ibyo FPR yarwaniraga. Ndagira ngo mvuge ijambo rimwe ryonyine. FPR niba yararwaniraga kwikubira ibyiza by'igihugu, abo ba general nabo ba major avuga bahunze ubusa. FPR niba yararwaniye kugira Kagame Imana mu Rwanda, abo ba general avuga nabo ba major avuga bahunze ubusa. FPR niba yararwaniye kuniga demokarasi, FPR niba yararwaniye kwica impunzi, FPR niba yararwaniye kurenganya abantu, abo bajenerali nabo mu bajoro avuga bahunze ubusa. By'akarusho FPR niba yararwaniye kugira ngo Sumbirigi agirwa atera abana za sida hari i Kigali, abafatirana n'ubukene kuko we afite udufaranga yibye akirwa banduza za sida, ubwo abo bajenerali nabo bahunze ubusa. Ndagira ngo ubwire Serge, Sumbirigi uri yari imbere y'abana y'urubyiruko nka ruriya, abagenzwa na misiyo ebyiri. Misiyo ya mbere ni ukutambutsa izo propaganda zabo no kugira ngo bahamagarire abo bana kubafasha intambara babona yabananiye. Misiyo ya kabiri ni ugushaka bajya gutera sida. Birazwi yisha abana b'Abanyarwanda batagira ingano, abagenda ashukisha udushura, bashukisha utuza, babyarana nabo. Niba ari icyo ngicyo FPR yarwaniye, abo bajenerali bananiwe kubahiriza, ubwo koko Sumbirigi we ari mu murongo w'ibyo FPR yarwaniye. Ubwo rero akoranya abo bana ba rubanda, akabafatanya n'ubukene, agatambutsa ibyo bipindi byabo, ariko anagamije no gushakamo abajya kwanduza za sida. Ntakajye rero imbere y'abantu ngo ajye kuvugwa amateshwa no kuvuga ubusa, avuga bahunze kubera ko shebuja atabafashe ngo abice, nawe kugira ngo akomeze gukora amabi ye. Kagame kuba Kabarebe yica abana b'Abanyarwanda yirirwa batera sida, Kagame ntacyo bimubwiye. Ibifite icyo bimubwiye n'umubaza ati nyaboneka Abanyarwanda wibayobora nabi, nibyo bifite icyo bimubwiye. Ubu se kuvuga aba generali bahunze akavuga abamajoro bahunze, muramwe Mudenge ari hehe ubameze ati? Ibyo
rero ibintu bya Kabarebe abo bana yicaye imbere ni ibintu bizwi na buri wese n'uruheje ibyo Kabarebe akorera abana b'u Rwanda. Niba aricyo yarwaniye, niba aricyo FPR yarwaniye, nashyira umutima mu gitereko atuze, yatsinze intambara, nakomeze enjoying ko yatsinze intambara. Urakoze Serge.